Uyo mutoya atari n'empisa murekoyo. Uyo mutoya atari n'isura murekoyo. Ujye unasobanura kugira ngo bango uwo muvye uwo muto udafite ingeso mureko uwo nguwo udafite inyabupfura mwihorero uwo nguwo nabagusange n'uwawe. Yego. Uyo mutoya atari n'isura murekoyo. Uwo nguwo urimo gusanga udafite aho kuba mureko uwo nguwo nawe n'uwawe. Abazade bahitamo empisa abazade bahitamo ekubo ryayiteyo. Ababyeyi nibo bahisemo inzira uwo nguwo arimo gucamo. Oyo muno uwo ni mugenzi wawe avuga ngo muzade kigwasura umwana nagenda ubundi se uri mubyeyi iki wo ushobora gutumwana ukagenda muzade kigwaremese umwana ne mama uri mubyeyi iki ushobora gutandukanya umwana na nyina empisa kisa cya mama kifuna cyari muto ingeso cyangwa ikinyabupfura ni muheze umubiza mama azereza umwana akiri mutoya empisa mu kifuba cya mama muremese umwana muto ingeso cyangwa gutera igikwasi cyangwa gutere gushomba urushinge mu gituza mu mutima w'umubyeyi wa mama no kumutandukanya n'umwana wakiri muto. Oyo muno uwo ni mugenzi wawe. Eka tubaha ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu. Ubwo ndabwira bari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyaruguru, Amajyepfo n'abari mu mujyi wa Kigali, Abanyarwanda namwe muri mu ntara ya Gatanu. Reka tubaha ikaze mwese kandi dushimire wowe wakoze subscribe kugira ngo inkuru zose n'ibiganiro binyura ku Mwana TV bijye bikugeraho, kandi nawe nimba utarayikora n'ukuri ni byiza kudutera ingabo mu bitugu kugira ngo inkuru zacu zose zijye zigera kure kandi zigere kuri benshi. Nk'ibisanzwe ku Mwana TV muba muri kumwe nanjye Emmanuel Kanani, tubazanira rero ibiganiro n'amakuru bigiye bitandukanye, cyane cyane ntabwo tujya kure y'umwana. Niyo tuganira n'abantu bakuru tubaka ibitekerezo. Murabizi ko abana ari abanyantege nke, impamvu nuko ari bato, ntabwo bari bakamenya nyine gutandukanya icyatsi n'ururo. Twebwe rero nk'abantu bakuru tuba hafi kugira ngo dukomeze tumenye ngo se abana bakwiriye gufatwa gute, cyane ko igihugu cyacu nacyo cyifuza ko abana bagira uburenganzira ku buzima butandukanye. Mujya mwumva hirya no hino aho abana baterwa inda, abandi bakabuzwa kwiga, abandi bakajya mu mihanda. Ibyo byose rero turafatanya kugira ngo tubirandure, twiyubakire igihugu tubinyujije mu bana bejo, u Rwanda rw'ejo. Uyu munsi rero reka nanone twongere tubabwire ko tubazaniye umutumirwa wacu n'umuhanzi, araza kubibwira, ariko ntabwo nshatse ko turi buze kuvuga ku nganzo ye, ariko ushatse wenda kumwumva hano hasi hari linki twashyizeho n'ibye. Ibye rero ubyiyumvire ku ruhande, ariko reka twiganirire twivugire ku mwana. Arabanza bibwire, hanyuma ibindi turakomeza tuganire. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Maybisinia. Iryo ni rya zina ry'ubuhanzi. Izina ry'ubuhanzi. Okay. Nushaka urekeraho. Ndabiza abantu bashaka kumenya n'ibindi nibaheraho, noneho ibindi bazajya babimenya. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Turakwishimiye kandi kuba twarifuje kukwaka ibitekerezo nk'umujene. Burya namwe mureba kure kandi mukabona byinshi, ariko kaba waje n'ukuri turagushimiye. Namwe murakoze cyane kuba mwanyakiriye. Yes. Turi mu ntara y'Uburasirazuba. Reka tubwire abantu aho turi. Ni iwanyu. Turi Nyamata maze iminsi mpagenda, kandi Nyamata ntekereza ko umuntu wese aturuka mu bice bitandukanye akaza gusura uyu mujyi, kuko ni umujyi mwiza uri ku muvuduko mu bijyanye n'ubukungu, isuku, n'abajene baho barakeye. Niyo mpamvu navuze ngo uyu munsi igitekerezo ku Mwana TV ndagikura Nyamata. Uri umwe mu basore nasanze uri imfura kuko wemeye ko tuganira. Imana iguha umugisha. Namwe murakoze cyane. Yego. Hano ku murongo w'ameza cyangwa se kuri aya meza yacu nifuje ko tuganira ku buzima butandukanye bw'umwana. Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyifuza ko abana bagira ubuzima buzira umuze, ndetse bakarindwa ihohoterwa ritandukanye. Mukanya ndiho ntangira ikiganiro navuze ko
hari ababyeyi biyambura agaciro k'ababyeyi ugasanga babujije abana uburenganzira. Hari n'abandi nabo ku ruhande bambura abana uburenganzira bwo kujya kwiga, nubwo umubyeyi atabigiramo ariko hari igihe umwana aterwa inda, byose ugasanga bibaye ikibazo. Hari n'abandi usanga baratereye iyo abana bakajya mu muhanda. Mu by'ukuri ntekereza ko buriya twebwe abanyarwanda turi ijisho rya rubanda, turi ijisho ryacu muri make. Hakorwa iki? Bitekerezo nshaka kukwaka, hakorwa iki kugira ngo koko iby'igihugu cyifuza dukomeze dusigasire ubuzima bw'abana? Ibyo gukoraho ni byinshi, wenda ngarutse aho ngaho kuvuga ngo ku buzima bw'abana ni ibintu byumvikana. Urumva buri mwana kugira ngo agere ku isi nuko haba hari wabigizemo uruhare, ari we mubyeyi. Rero buri ikintu cya mbere, ntago ndizera ko twese turi abantu. Buriya hari itandukaniro ryo kuba umubyeyi no gushimisha umubiri. Sinzi niba kenshi mubyumva. Yego, niba uhisemo kuba umubyeyi, uvuga ngo ngiye gutangira urugendo ariko rutari urwanjye jyenyine, hari abagomba kunkomokaho ngomba gufatanya gufasha urugendo nyine nk'uko nanjye hari abarumfashije. Njyewe navuga ngo ku babyeyi, ku bantu b'ababyeyi, ababyeyi bacu, ababyeyi batubyara, turabashima, turabishimira, ariko hari izindi nshingano zirenze kubyara. Niba ubyaye umwana mukurikirane, uvuge ngo wenda ni muto, ntabwo ari ukuvuga ngo uramureza aracutse uramuretse, hoya. Ahubwo umubyeyi ugomba gukurikirana umwana kugeza n'aho wowe ugeze, aho we nawe agiye gutangira ubuzima bwo kumufasha. Yego. Hari ababyeyi bajyana nyine biyambura abana babo bakawica, tujya tubyumva. Hari n'ababyeyi ubundi mu kinyarwanda bavuga ko umubyeyi wese wabyaye burya aba ari mama, aba ari data. Ariko hari ababyeyi biyambura izo nshingano ugasanga nyine bakoze ibidakorwa, umwana yatewe inda n'umuntu mukuru. Ubushize numvise umuntu mu burasirazuba w'imyaka 35, umudamu afata umwana w'imyaka 8 amukoresha ubusambanyi. Birahari. Hari n'izindi ngero nyinshi wenda tutabasha guhita twumvira rimwe, ariko zirahari. Uyu munsi uramutse usashinze mu bigo bifite mushinga n'abana, uzasangamo inkuru zihohotera abana gusa zagiye zandikwa, aho bagiye bakora ubukangurambaga ati ibintu nibihagarare, abana bafite ibibazo. Haraza gukorwa iki? Bazuhere ku babyeyi biyambura inshingano z'ababyeyi. Ruvuga ngo jewe aka kanya urumva ntago umuntu yagenda ngo ajye mu rugo rw'umuntu. Yego. Ngagenda mutegeka uko ari buze kurera be. Ahubwo gusa cyashoboka cyonyine nuko umuntu yagerageza akaganira na bamwe muri abo babyeyi. Nakabagani nk'ubu turimo tuganira, tukaganira wenda bakagira uko babyumva. Wenda muri wowe n'umutima wawe, bajya bavuga mu kinyarwanda ngo kami ka muntu n'umutima we. Wowe n'umutima wawe nimwe mugomba kwisuzuma kareba se koko inshingano ufite nizo koko niko bimeze. Nk'urugero wenda sindi buze wenda kujya kure cyane, reka nguvuge nko kubana mu rugo baba bari mu rugo. Hari ukuntu twe mu rugo twagiye dukura, ngo ugakura bazi ngo niyo haba ari ku manywa uri umuhungu uri hehe, uri hafi yo mu rugo, uri hehe, ngo ntago wemerewe kujya kure cyane yo mu rugo, bagasa nkaho baturimita kugira ahandi tujya cyane, kuko aho ngaho uri bujye uraza kujyayo n'ubundi bize gutuma hari nk'ibindi by'ibishuko bigutwara. Urumva rero ikintu cya mbere ni ukumenya ngo umwana ari hehe. Umwana ari hehe, ukamutoza kuba ari mu rugo. Umwana nabere akiri muto agakura azi ngo kuba mu rugo nibyo bya mbere. Ubuze uko agira nacyo ariko akabura uko agirira mu rugo akajya kuryama, nuko niko biba bikwiye kugenda. Naho ubundi ushobora kwikanga igiti kimaze gukura wajya kukigorora kikavunika. Rero niyo mpamvu ugomba kugorora igiti kikiri gito, ugatangira mu butoya ufasha abantu. Yego. Ntube bize ngo akazi ngo katumye ngo ntaboneka, ngo ikingezi nuko ngo yariye ngo yanyweye ngo ndabizi. Cyane rumva se niho wagaburira gusa nyine ikintu cya mbere nuko ababyeyi baba bagomba kutwitaho. Wenda jewe ndimo ndagenda gufata indi myaka indi ntera, ariko wenda kuri bato, kuri barumuna banje, bashiki banje bato, ababyeyi bagomba kubitaho. Ukamenya ngo niba umugaburiye, ese koko umugaburira, amasomo urakurikirana ute kuntu yiga, tebya n'ibyo guterera agati mu ryinyo ugasanga umwana ejo
birangiye ukundi kundi, birangiye ahubwo akuzaniye ingaruka z'ibyavuye mu kugenda kwe, mu kuzerera kwe, mu kumuta kwe, ugasanga ahubwo utangiye kumufatira indi myanzuro itari myiza, uramwirukanye mu epfo na ruguru. Niba uri umubyeyi ukaba wiyemeje kuba utagira umwana inama cyangwa umutangirane nawe kurinda akuze, uwo mwana akazana ingaruka, jya uzakira kuko niwe wabigizemo uruhare. Koko niba ubona hari ukuntu ugomba kubagarira ibintu mbere, jya utegereza ko koko n'ubundi uzasarura ibintu bizima. Rero mu gihe utayibagariye ibije byose jya ubyakira. Ni iki utekereza gituma abana bajya mu muhanda aho kugira ngo bajye mu ishuri? Abana bajya mu muhanda, buriya akenshi abana bajya mu muhanda, ngira ngo akenshi ukuntu mba mbyumva, akenshi bishobora kuba biterwa n'ubupfubyi, cyangwa akenshi wenda kuba afite ababyeyi, bigaterwa nuko umubyeyi abyara umwana akirengagiza inshingano ze, akamubuza kwiga, agakenera ngo niba waba batarize nawe agendere muri ibyo. Urumva, ugakenera ngo cyambere urabizi imbere habagaho ibintu by'inka, hakabaho ibintu by'ubuhinzi n'ibiki bihari, wenda umuntu abikurikirana. Ariko ubu ngubu ukuntu bimeze ubu aka kanya, niyo ugiye mu buhinzi umuntu ubujyamo neza ni umuntu uba ufite ubushobozi bw'ubumenyi. Niyo umuntu ubijyamo neza ni nawe byungukira. Rero niyo mpamvu umwana aba agomba kubanza, waba uri umukene, waba umeze ute, ukamushakishiriza banza agahera mu ishuri akazamuka. Uko azamuka bikaba aribyo bigenda nyine bigena kuzabaho kwe, kurusha uko wamuta ngo nta bushobozi, ngo wanyweye inzoga wakoze no. Hari abavuga ko kugira ngo umwana ajye mu muhanda ngo ari ubukene ngo buri mu muryango. Nibyo buriya mu ijisho ryawe nk'umujene ariko kandi ufite ibitekerezo, ni iki mu by'ukuri gituma umwana ava mu rugo iwabo akajya mu muhanda? Hari ikintu waruvuzeho gukena, ariko sinjya nizera ko ubukene bubaho keretse iyo umuntu yakennye mu mutima. Keretse umuntu yakennye mu mutima no mu mutwe. No mu mutwe. Buriya rero iyo wakennye mu mutwe ibindi byose birapfa. Ariko hari ukuntu umuntu wenda nk'umubyeyi, buriya hari ikintu wenda ndizera ko uri umubyeyi nawe, hari ikintu ubwo niyo nanjye nubwo nari umubyeyi ariko ejo hazaza ndimo nateganya kuzamura. Hari ibyiyumviro ufite. Hari ibyiyumviro ufite. Ariko rero nk'umuntu iyo ubyaye umwana, hari uburyo niba muri mu buzima butoroshye, hari n'uburyo ugomba kwerekamo abana bitwara. Kuvuga ngo ni bikeya birahari ariko reka tugendere muri tubikoreshe gutya. Rero uri umubyeyi uvuga ngo umwana yaburaye, umwana byagenze bite, ufite amaboko urakora, ufite amaboko urakora, urabura ku managing umwana, urabura gushaka ibyo kurya ngo umwana reke kugenda buyera hanze akeneye ibyo kurya hanze. Urumva ni ibintu bitumvikana. Nta n'ishyaka, hari ababyeyi ahubwo batagira n'ishyaka ryo kuvuga ngo umwana wanjye yige nk'uwa runaka ariko byonyine. Akaba we icyapfa nuko abona ngo bwakeye bwije, ariko kugira ishyaka bikaba ikibazo. Turi hano abana benshi b'abakobwa bari guterwa inda ku rugero ruri hejuru rukabije cyane. N'ubundi nk'uko nabivuze, ndashaka ko ubu ngubu abakozi b'Umwana TV ngira ngo babyumve neza, twatekereje kwaka urubyiruko ko ari nazo mbaraga z'igihugu kubaka ibitekerezo, kandi ntekereza ko iyi televiziyo ni y'Abanyarwanda kandi ikurikirwa n'ababyeyi n'abayobozi. Ibitekerezo byanyu bishobora gufasha n'abayobozi inzira baheramo no gufata imyanzuro. Hakorwa iki? Urabanza utubwire mu ijisho ryawe nk'umujene, ubona ari iki gituma umwana w'umukobwa uyu munsi ari kubuzwa uburenganzira bwo kuzavamwo umugore muzima, ahubwo uyu munsi agaterwa inda w'ejo hazaza? Ubona biri gupfira hehe? Ntago ndibuze kurenganya abayobozi. Ku rundi ruhande ushobora kuvuga ngo wenda abayobozi bashyiraho ubukangurambaga bakajya baganiriza abantu bakabakansoringa, ariko ntabwo aricyo ndibuze kwibandaho cyane. Ahubwo reka mbanze ndebe kuri wowe umukobwa we ku giti cye nyiri bwite. Aba baracyari bato kuko abenshi bari munsi y'imyaka y'ubukure. Urumva waba ukiri muto ufite amatwi yo kumva, ufite n'ibitekerezo byo kumva, ku giti cyanjye hari icyo nakubwira. Uri umukobwa, ikintu cya mbere ugomba kumenya ko ari wowe maboko y'igihugu. Niko bimeze, ni wowe ugomba kugenda ejo hazaza hawe. Nibyo bajyaga bavuga ngo utazi akamaro k'amaguru abyinira inzoga. Niko bajya bavuga, utazi umumaro w'amaguru abyinira inzoga. Rero ugomba gufata ubuzima cyangwa umubiri wawe ukamenya agaciro kawo, ukamenya ngo wowe ibyo ufite aka kanya ejo bizagenda bite, ejo bizakugeza hehe, kurusha uko wagira wenda. Ku rundi ruhande n'abahungu nacu n'abasore tuba tugomba gufasha abashiki bacu. Tureka kubeshya mushiki wacu mubeshya ati tuzashakana tuzabana ejo umuterinda umusige. Urumva rero iki nicyo kintu cya mbere umuntu agomba kugira indangagaciro za kimuntu, nicyo kiranga umuntu.
ikindi nanone ku bana b'abakobwa mukabyumva gutyo mukabyakira mukabyubaha ukamenya ko akamaro k'amaguru atari ukubyinira inzoga ahubwo akamaro k'amaguru ahubwo nyine ari nkaho ari yazagena ubuzima bwawe ibyo ufite nibyo bizagena ubuzima bwawe. Uruhare rw'ababyeyi muri kino kintu cyo kugira ngo abana b'abakobwa bakomeze baterwe inda kandi umubare ukomeze wiyongere, uruhare rw'ababyeyi ubona ari uruhe? Uruhare rw'ababyeyi rwo kugira ngo abana b'abakobwa bavukiye mu muryango kandi nk'uko wabivuze umuryango ufite inshingano zo kumenya abana, noneho kugira ngo agere ubwo aterwa inda ubona uruhare rw'umubyeyi muri ubwo burangare ari uruhe? Uruhare rw'umubyeyi nyine nibyo nahereye ukabivuga. Ubundi umubyeyi agomba kwiyegereza umwana kuva mu buto, agomba kwiyegereza umwana, ntago nakazi kaba bize ni wareka no kuryama kureka no kuryama ariko ukamenya ngo wafashe umwanya waganirije abana ko bigenda, ukamenya ngo ntabwo uri bumenye ngo wamugaburiye byarangiye, ugomba kuvuga ngo nyuma yaho ngombe nicane n'umwana ganire nawe, kuko aka kanya wenda uri umubyeyi utereye hagati mu ryinyo gutyo hari abana bahari bavukana, wenda tuvuge ni mushiki wanjye ari aho ngaho, tuvuge wenda ni murumuna wanjye ari aho ngaho, ni mushiki wanjye turavukana. Ejo rero aramutse ahuye n'ibyago si we wenyine uri bugira ibibazo, ahubwo nanjye tuvukana biranera ikibazo, bineri kuremererwa mu mutwe. Rero ugomba kurinda izo ngaruka kuko ntabwo ari we wenyine bigizeho ingaruka, ubuzima bw'umukobwa bimugizeho ingaruka, ubwa musaza bimugizeho ingaruka, ubwawo umubyeyi bikugizeho ingaruka. None se kuki udatangira kare ngo ugorore igiti kikiri gito, utangire ufashe umwana umwegere umuganirize? Niko biba bikwiye kugenda. Sinzi nimba warigeze wabona speech ya Perezida wa Repubulika ariho abwira abayobozi ngo kuki abana batiga, abatunga intoki avuga ati ibi bintu mugomba kubisobanura mutabisobora ntimuva hano. Iryo jambo yararikoresheje. Abana benshi uko bimeze kose ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burifuza ko abana bagira ubumenyi buvuye mu ishuri, ejo bazibesheho, ejo bazabone icyo bafashisha n'igihugu. Kuko abahanga bagaragaza ko buriya umuntu wamaze kugira ibyiyumviro byo mu ishuri uko bimeze kose hari inzira anyuramo kandi ziba zisobanutse mu mutwe. None ko abana benshi uyu munsi ugira gutya cyane cyane nk'ibice by'icyaro, ushobora gusanga ahubwo abana bari gucuruza twatuntu, ibisheke, bacuruza amandazi, bacuruza avoka, abana batiga. Ibi byo mu ijisho ryawe nk'imbaraga z'igihugu abajene hazakorwa iki? Ibyo bintu bya mbere ntago wahera ko ngo utangire ubifatire mu bishorishori utarahereye mu mizi. Ahantu ho guhera hambere ni mu rugo naho ku mashuri. Nk'urugero wenda hari ibintu byari byaraje mbere, ni gahunda yari yaraje aho bagiraga ku bigo by'abadirecteri bagashishikariza abadirecteri bifashijwemo na leta nyine, bagashishikariza abadirecteri kujya gushaka abana bavuye mu mashuri. Ibyo bintu hari ikintu byagabanyagaho, ariko nanone wenda sindi buze nta bushobozi mfite giye bwo kubivuga, ariko ndimo ndasaba abayobozi bakuru. Ikintu nabasaba ni kimwe, numva aka kanya wenda uramutse umbwiye ngo wenda jya hariya mu baturanyi urebe baratetse birimo birameneka ugende ubibakurireho, niyo nagenda afite imbaraga nkeya, ariko uramutse umbwiye ngo ni ibyanjye nagenda niruka. Siko bimeze. Rero ukuntu bimeze, nk'urugero wenda icyo nashaka kuvuga, uramutse ubwiye nk'abo ba directeur hari ukuntu mubabwira mukabapointinga, munashyireho n'uburyo bwo kubakanga, kuko urumva niba directeur atari umwana we ukamubwira ngo umwana yavuye mu ishuri, ni iki se kizamutera imbaraga zo kujya kumureba? Uvuga ngo mugomba gushyiraho n'ingaruka mukavuga ngo umwana naba atari mu ishuri hari effects nyine, hari ingaruka zihari. Kuri wowe muyobozi niba udakurikiranye umwana akava mu ishuri hari ingaruka zihari. Mubyeyi wowe utarimo gufasha umwana, aka kanya umwana arava mu ishuri uracecetse, ahubwo urashaka kumwohereza mu bindi. Ubuse urabona nka viziyo wenda y'ukuntu u Rwanda rurimo rutera imbere, urabona ejo hazaza bizagenda bite, umuntu utarize bizaba bimworoheye. Urumva? Rero niko bimeze. Ikintu cya mbere ababyeyi bagomba kwikuramo analogue z'ibintu byahise, bakabanza byonyine bakiyumva bakumva. Urumva nyine hari ikintu cyica ubundi ababyeyi muri iyi minsi cyangwa cyica abantu. Umubyeyi araza ni umusaza, arimo arasaza aracumbagira, arakora gusa kugira ngo yizaneho inyungu. Ahubwo wowe uri umubyeyi uri umusaza, uko wakora kose, uko wagira nabi kose, uko wagira neza kose, ugomba kugira neza kugira ngo uharurire amayira umwana wawe. Tureke kwikunda rero nk'ababyeyi ngo twibagirwa abana bacu kandi aribo bafite ubuzima bafite imyaka myinshi ejo hazaza.
urumva. Niko mbyumva. muri sosiyete rusange cyangwa se muri rubanda nyamwinshi, Yego. twebwe ubona hambere, sindi uwa kera cyane ariko ndabyumva, wenda nawe waza kumfasha. Yego. bavuga ko umwana yari uw'ababyeyi kandi umwana akaba uw'igihugu. uyu munsi uzasanga umwana ari ku muhanda avuye no ku ishuri, haza akina, yangiza n'indabo zo ku muhanda, gira gute, ukamwitegereza kandi ufite icyo kumubwira, ntumuganirize, umubwereke ibyiza by'ururabo. umwana w'umukobwa ushobora kumubona ariho akina n'utundi dusore bangana, cyangwa ukabona umuntu amuhaye lifti ku muhanda, ntunagerageje ngo ugire amakenga uvuga uti se ibi ni ibiki. twebwe abantu bakuru cyangwa se sosiyete muri rusange, twebwe nta ruhare dufite dushobora gutuma tutaba ijisho ry'undi, nk'uko igihugu kivuga ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we. natwe hakagira ibyo dukingira kandi bibi bano bana, buno buzima bwose bwabo tuvuga bukaguma bujyaho igihugu kitifuza ko bujya. nta ruhare twebwe muri sosiyete mubona tugira? uruhare runini cyane, nk'urugero wenda nko gukangurira nk'ababyeyi b'abo bana. ikindi nanone si ngombwa ngo wenda nk'uko twabivugaga ngo ababyeyi, iyo mvuze umubyeyi nagomba mvuze nk'urugero wenda genda umwana, ariko sindi buze gusuzugura se w'umuturanyi w'umwana duturanye, kuko nawe ni umubyeyi wanjye. Yego. nawe ni umubyeyi, mufata nk'umubyeyi. iyo rero tuvuze ababyeyi tuba tuvuze n'undi wese wabasha kugira izo nshingano zo kuba yagira inama umwana, yamubyara, yakora iki. mwese muri ababyeyi, twese turi ababyeyi. rero nicyo kintu navuga ngo buriya nk'urugero nka rubanda ushobora guca ukavuga ngo wenda uyu si uwanjye, uyu si iki, reka akore ibyo akora, ariko siko biba bikwiye. kuko nk'urugero wenda arimo arangiza izo ndabo, ejo azangiza izawe. none se niyazangiza uzamukubita, uzamwica se? nuvuga ngo hari uburyo tuba tugomba nyine, niba usanze umwana arimo bimeze bityo, agira amakenga, si ngombwa aba ari uwawe. niba usanze ahagaze ahantu ku muhanda nk'uku byo gufunga inguni, mwegere ubaze bimeze bite, kuko aho ngaho hari uwo nguwo, ejo hazaba hari uwawe kandi n'undi niyahaca aramutse akoze nk'ibyo, se urumva ari cyo byatanga. hari umuntu umwe yigize kutubwira, yari umupasiteri, aratubwira ngo uko ufunze inguni urumva ngo uko ufunze inguni, uri ahantu ufunze inguni, ufunze inguni ku muntu utazashaka, umenya ko n'umugore wawe uzashaka nawe ahari amumereye nabi, urumva. rero ukuntu biba bimeze rero, tunamenya ibi bintu, tunabishyire muri gahunda. menya ko niba uri umubyeyi, uri umubyeyi w'igihugu. niba uri umwana w'igihugu. niba uri umwana utega amatwi, uzi neza ko buri mubyeyi wese uri mu gihugu agomba kukubwira ukumva. tubijisho mu buryo bweruye. mu buryo bweruye. niba uri umubyeyi ukamenya ko niba uvuga ntabwo uri buze kubwira ab'iwawe ngo niwagera hanze uhinduke inyamaswa. oya. nyine nk'uko ndi kubikubwira, hari abantu birengagiza, cyane cyane ugasanga aravuga ati si uwanjye, nta kintu bivuze. yewe uburyo yakangirikamwo si uwanjye, ariko wigeze kuvuga uti nimba ari hariya ejo ni uwawe, kandi niko binagenda. burya hari ukuntu bajyaga baca umugani kera, usibye ko bitakibaho, ngo ikimuga cyasetse urujyo. hari imigani nyine tutakivuga bitewe n'uko hari icyo babaga bahereyeho. none nawe uravuga uti ejo ni uyu munsi ni uwa runaka uhari, ejo hajya uwawe, kandi ko ni ubuzima nabwo birahinduka. hari igihe ubuzima bwerekeza umuntu muri icyo cyiciro. ariko noneho ndagira ngo turebe mu by'ukuri ikintu sosiyete ikwiriye gukora, kuko tukaba ijisho rya bagenzi bacu. aba bana igihugu cyifuza ko ari bo bazubaka kino gihugu, ari bo bifuza ko bazavamwo abayobozi b'ejo, bazavamwo abarezi, bazavamwo abaganga, bazavamwo abasirikare, bazavamwo inzego zose z'igihugu, kandi kikaba koko cyubakitse. haraza gukorwa iki? wenda gihe icyo navugaho cyane, icyo navugaho nakibandaho ni kimwe gusa. mufate babyeyi barerera igihugu, mufate aka kantu.
ni iby'igiciro ni iby'igiciro kureba inyungu zawe bwite, ariko nanone ni iby'icyubahiro kureba inyungu z'abandi. urumva rero ni ukuri, niba ukeneye kubahwa, gira ikintu runaka ukora uvuge ngo ntabwo urimo ukikorera, nyine tureke kuba ba nyamwigendaho, niko bimeze. Ese niba uri umubyeyi ukura umwana mu ishuri akarivamo ukamushyira mu mirimo yawe bwite, uzi neza ko ejo uzaba utakiriho akaba ari we usigara ahagarariye izina ryawe, ikibazo. niba uri umubyeyi muri ababyeyi mukarara murwana ijoro ryose, mukarara murwana, abana bakamena bakajya mu mihanda bakatoragurwa na rubanda, rimwe na rimwe bakarara mu maborodire, ko byeze no kubahimba amazina ngo ni ibisiga, ngo ni ba mayibobo, ngo ni ingeruza. Donc urumva yamaze kumwambura ubumuntu, amwise ingeruza, amwise igisiga, amwise mayibobo. nanone niba uri umubyeyi utabasha kwita utabasha kurerera abandi ngo ugire ubukebura ubona ari mu nzira idafatika itari nzima, mu by'ukuri wenda ikintu nabaza cyambere, mu by'ukuri ubwo uhari gute? Niba ukeneye igihugu giteye imbere, ukeneye igihugu gishaka kujya umutekano, uwo mutekano uzagirwa nande? Uwo mushenerali urimo uramubona yangirika ukamureka? Uwo mu minisitiri wecu hazaza uramubona yangirika ukamureka? none se ubwo urashaka igihugu kimeze gite? Tugomba guhera hano hasi tukavuga ngo ibyo dukeneye ko tubona tukabibagarira. Ejo uri hano uragenda rwose bugacya bukira urimo ugenda, ntabwo urumva mu bihugu bya za Mozambique bimwe biracika, abantu imitekano yabaye imitekano, mwebwe ababarindira nabo batoya barimo bazamuka. none se ubwo ejo umwana urashaka ko azaba hati? Ni ibihugu bidukikije, uburere bw'abana buragerwa ku mashyi, ni ku mashyi, ni ukuri kw'Imana. birapfira hehe? Mu babyeyi, muri sosiyete. ahubwo hari akantu kamaze kwera, aho umuntu buriya hari n'ikintu buriya agenda mbona kenshi n'ababyeyi bajya bahura n'ikibazo nacyo, buriya ababyeyi bajya bahuramo na defo, buriya nyuma yaho ugasanga babuze uburyo bagifatamo. Nk'urugero rwiza, hari ukuntu umubyeyi urabona ibintu biri hano mu rugo, biri hano mu rugo, uvuga ngo iyo muri mu rugo hari ukuntu mushobora gutongana n'abana bikarangira iwanyu. Ubwo ushatse kuvuga mu cyumba? Mu cyumba cyangwa mu rugo, uganiramo umwana wawe bikarangira. Ariko bitari byanjye byo kuvuga ngo wahannye umwana wawe, ugeze no hasi utangiye kuvuga uburyo umwana yakunaniye. Ibaze vraiment. Nabyumva. none se ubwo ngo urimo ubwira kuri mu mubwira utyo umwana ne yakumva ko wamubwiye utyo, ubwo ni hahandi umwana agera akigira ikihebe, akagira iki. Babyeyi nimwe mufite inshingano zo kurera abana banyu, nawe uteze kumukurerera. Niba koko wumva hari akantu nigize kwandika kameze nk'umuvugo, kameze nk'umuvugo, hari ahantu nsoza avuga ngo babyeyi, niba koko mwumva, nibyo niyandikiye mvuga ati yemwe basore bashaka gushaka cyangwa bagiye gushaka, niba ugiye gushaka uvuga ngo urashaka byo gukora imibonano, ugiye gushaka uvuga ngo urashaka ibyo kwishimisha, ntacyo bitwaye. shaka abasireye queen benshi barahari benshi, ariko ureke gukinisha ubuzima bw'ejo hazaza bw'abana. Nimba ushaka gushinga uzabyara, nabyo bikorera inyigo. Uvuga ute se uyu mukobwa ntwaye ejo azabyara, ndi tayari kurera. Ariko umuntu abijyamo agiye kwishimisha, ejo ugasanga abana bandagaye isi yose. Niba bibabaje cyane, niba bibabaje. Hano ababyeyi nagiye nganira n'ababyeyi benshi rwose, ngenda nganira nabo. Umubyeyi akakubwira ati rero mwana, ati jyewe nasigaranye abana banjye maze kubura umugabo. Umwana akajya ndeba cya nazi guhinga, nazi iki, nari umuntu wari ufite inka, nazi guhinga nta n'ikintu nzi, narabasha no gufata isuka. Ariko nafashe isuka kugira ngo umwana wanjye atazifuza ikintu ku ruhande ngo ajye mu mihana, ajye kuba inzererezi, ariko umwana aguma aho ngaho hafi. Abo benshi bagiye baturera, baratureze,
ariko se mubyeyi, igihugu gifite umutekano, igihugu gifite ubuyobozi, ariko ku kibazo cy'abana hakomeje kuba ingorabahizi, kandi ubuyobozi bukuru bw'igihugu buhora bubigarukaho. Tugenda tugana ku musozo, noneho muri rusange kombina, ikintu twavuga ko tubona kimaze kuba umuco, hakorwa iki nyirizina? Kuko uyu munsi abana, nimba ari uko natangiye mvuga ngo n'abanyantege nke, wenda ibintu byose babijyamo rimwe na rimwe, ababarusha ubwenge nibo babibajyanamwo, kandi bikarangira noneho uyu mwana igaruriro rye ntaryo, kuko bajya bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Nimba uyu mwana yamaze guterwa inda, ntabwo uzahagarika ngo noneho wumve ko ibyo yatakaje agomba kubigeraho. Burya abatakaje ibintu byinshi mu buzima bwe. Ikindi, ntabwo umwana azananirwa, azabuzwa kwiga mu myaka ye. Hariho n'igihe agira complex y'imyaka, avuga ati byamaze kurangira, nawe akabyanga. Hari ibindi ubu ababyeyi basigaye batana ku mashingo, abana bareba cyangwa bakanavugana nabi. Undi njya nkunda abazungu, mbivuge gutya, aho umuzungu ashobora no kubwira undi mugenzi we nabi yanarira, ariko umwana yaza agahita yiyumanganya ku buryo atamwereka ibibaye. Sinzi rero ibi bintu, wenda kombina mu ijisho ryawe n'igitekerezo cyawe, dufashe abanyarwanda, twifasha natwe twubake igihugu koko cy'ejo hazaza twifuza. Bigende gute abantu mu buryo budakuka? Hakorwa iki? Ikintu ugiye numva cyakorwa, wenda ku rundi ruhande, ibi bintu ndizera ko iki kiganiro dukoze si jye wa mbere mu gikoranye, si nawe wenyine wagikoze, hari n'abandi babikora benshi. Yego. Ariko nanone ugasanga harimo ababyumva ariko bikibura kirengera. Uvuga ati nta muntu, harimo ababyeyi babyumva ariko bugacya bagakora nk'ibyo bakoraga. Gusa ingenzi, ubupfura ni mu nda. Ubupfura ni mu nda. Niba uri umubyeyi, muri ababyeyi mu rugo, mureke politike zanyu kuzishyira mu bana. Niba mwangana, nimwangane, mubike mu nda. Yes. Niyo sinangombwa ngo ubwire umwana ngo napfuye iki n'umubyeyi, uramutera stress z'ubusa. Wowe ibyo watekerezaga warabitekereje, byakugejeje aho umaze kugera, ufata umwana urashaka kumushyira muri politike zanyu, none se ubwo numva bimuganisha he? Ngo munyangire, mwana wanjye ati nyoko ni mubi munyangire, mwana wanjye ati so ni mubi munyangire. Ni ibiki se bimwe biraganisha he koko? Ikintu cya mbere, uri umubyeyi, niba ari ibintu bibi byanyu muri babiri, birangirira iwanyu mu cyumba, si ngombwa ngo abana tubimenye, ntabwo tubikeneye. Arumva? Mubyimenyere, kuko n'ibyatugeraho nibyo kutwicira ubusa. Ikindi nanone nasaba, wenda reka nsabe leta, nsabe nka guverinoma yacu, ikintu nabasaba jewe ni kimwe, dufashe aho mubona bitarimo bikunda, mubona bimwe binanirana, mugerageze mushyiraho n'ingamba zanyu mu mago, mushyiraho n'ingamba, mushyiraho ubukangurambaga ku basore nkacu turimo tubyiruka, mudusobanurire impamvu ubundi ni gute, nkuko hari ukuntu leta nyine yakoze idusobanurira ibintu bya family planning, ibintu byo kuboneza urubyaro. Yego. Babidusobanuriye noneho ubu turasa nkaho turimo tubifata. Yego. Ugomba kubyara ushoboye gukora iki? Ab'igihugu gishoboye kurera. Kuko wowe ufite ibintu nibyo, ariko ntabwo uzabashyira mu mashuri yawe, ntabwo uzabajyana mu mavuriro yawe, nta nubwo uzabatuza ku musozi wawe wenyine. None se ahubwo byo ufite iki kiri buze gutuma byara isi yose? Ntibishoboka. Rero ni nyine ikintu nasaba leta, nibagira ubukangurambaga bashyira mu rubyiruko, twe turimo tugana mu nzira zo gushaka, mutwereke eti ubu ngubu umuntu ubundi ashaka, ubundi yamaze gushaka ni gute yitwara ate mu rugo. Hari igitekerezo kare wigeze kuvuga ku nkuru wigeze kwandika, hari inkuru, ari umwana umwe ariko nzanamushaka yigeze kunsomera agakuru k'umubyeyi, ababyeyi babiri, umugabo n'umugore, babyaye umwana, ngira ngo abakozi b'Umwana TV nimujye kure, babyaye, barashakanye, ariko batangiye kurambagizanya. Mu biganiro byabo baravugaga ngo tuzarere umwana tuzabyara, bavugaga umwana pana abana, umwana tuzabyara tuzamurere gute. Noneho ngo baraganiriye,
umukobwa aravuga ati jyewe mfite ibi, umuhungu nawe aravuga ati mfite ibi, iyo konte bayishyira hariya nta gukoraho. ni ukuvuga ngo yari iyo kuvuza umwana, yari iyo kumwambika, yari iyo kumushyira mu ishuri gardiyeni mu gihe atangiye ishuri, noneho ubuzima bwe bugakomeza. Barashakanye koko, noneho inda umukobwa amaze gusama batangira kurera wa mwana, bombi batangira kumurera. Nyina aho nyina yafataga akanya n'umugabo we bagakinisha inda bishimye. Noneho bagera ubwo igihe cyo kujya kubyara kigera, umubyeyi aragenda arabyara. Noneho umwana bamwise izina ngo ryitwa Nsanzehakeye Gitego, niryo zina Nsanzehakeye Gitego, niryo zina ngo bamwise. Noneho ariko umugabo ako gatekerezo kavuga ko umugabo yitwaga Barusha kumvira Mucyo. Umwana azamushaka agatekerezo ke, so wareka oya reka agatekerezo nkareke, ahubwo uyu mwana nzamusanga. Noneho dusoza ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abana ni ryinshi, nta nubwo twariva imuzingo turigere imuzingo, turakomeza tubivugeho, turakomeza tuganire n'abantu batandukanye. Ariko noneho ntekereza ko sinzi nimba nawe ari kubibona, abana bakomeje guterwa inda ari benshi. Ese ni ibihano bitarumvishwa abantu, ni ukubica amazi, ni ukwagusuzugura amategeko y'igihugu, ibyo biriho birapfira. Hakorwa iki byongerwe mu byiyumviro byawe bidaturutse ku munwa wanjye? Ubundi baravuga icyo umuntu yirirwanye n'icyo yabyukanye, icyo byukanye nicyo wirirwana. Bivuga ngo niba akanya ubyutse ukabyuka ujagaraye, byanga byakunda burira ujagaraye. Yego, urumva rero uwo mwana uvutse, njye ntabwo nibuze kuvuga ngo basore ngo mubigenze mutya, kuko nabo hari ibyo barimo babona bijagaraye. Sinibuze kuvuga ngo umukobwa bigenze utya, kuko hari ibyo atabonye, hari ibyo atazi, akanya hari ibyo arimo yumva akumva ari nk'ibintu birimo bica adashaka no kumva. Gusa ikintu cya mbere kigomba kuzirikanwa ni kimwe: babyeyi, guhera mu kubyara kwanyu mubyare mufate n'inshingano zo kurera abana banyu. Mureke gufata abana banyu ngo mubarerere kuba abantu bahandi hano hanze, babe slay, babe biki ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Babyitaga ngo nabangama ibyizi, kuba abagore imburagihe, kuba abagore imburagihe, kuba bangama ibyizi, kubiki ibyo bintu byose nyine hari uburyo bigomba kurwanwa kandi bigahera mu butoya. Rero niyo bavuze, hari ukuntu kera twajyaga duca inkoni, wajya guca inkoni gutya urumva nyine wajya nko guca inkoni ukabona nk'akoni gato kari hariya gasa nk'akagoramyemo, ukareba ahandi hahereye hagoramye akagenda ukahavuna. Bamara kuhavuna ubwo rero mu gukura ikakazongera kagakura, noneho ugahagaze ari umurongo uhagaze. Ariko waribesha gato wayisanga imaze gukura, warayivunaga bikarangira hahandi wavunnye humye hatongere kumera. Yego, iyo mvuga rero buri igiti kigorwa kikiri gito, niko bigenda. Kigorwa kikiri gito. Kandi nanone ikindi nabwira abakobwa, nkuko nababwiye, ugomba kwihesha agaciro, nta muntu uri buze ngo aguheshe agaciro. Urumva niba nje ngakureba mu maso nkabona utakarabye mu maso, ntabwo ndibuze kuguhereza amazi yo gukaraba. Icyo nakora gikomeye ni ukukwibutsa ngo utakarabye, urumva, cyangwa kuguseka. Abantu baba bagenzwe n'ibintu bitandukanye. Ikintu cya mbere, bakobwa bacu, bana batoya, mufite ejo hazaza, mufite ibyo mushaka kuzaba byo, mureke rero kubigurana ubusa, mutamera nka wa mushonje wariye imbwa yita ikimasa. Ibi bihano bihanwa abasambanyije abana biri hasi ko abantu bakomeje kubikora kandi umunsi ku munsi. Buriya rega hari ukuntu iyo umuntu akoze icyaha nk'icyo, iyo umuntu wenda bashyizeho nk'ibihano nk'uko akabikora bikarangira akoze icyo cyaha, ibyo bihano muri make aba yabiciye amazi, siko bigenda. Ariko rero nanone no kubica amazi, umuntu agikoze ni nk'aho aba abyiteguye ko bimubaho. Rero hari ukuntu biba byamara kuba bikaba ngombwa yuko bajya kumvikanisha hagati y'imiryango n'ibiki, kandi ibyo amategeko ntabyemera. Rero ukuntu bimeze, ibyo bintu bigomba bikakurikiranwa. Nanone ku rundi ruhande, nibyo navuze, hakabaho ubukangurambaga. Ntabwo genda umusore uzambwira ngo hari umwana ukura mu buzima bubi, ukura adafite inama z'ababyeyi, udafite iki, ngo niyangera imbere jyewe ntabyo narinzi ngo nanjye mworohereze.
azaza nanjye bitewe nuko nicyo nshaka nzakora icyo nshaka birangire nyikoze siko bimeze. Ariko ikintu cya mbere gishoboka nuko mugomba nagavuga ngo mutange ubukangurambaga mutange counseling ku bana b'abakobwa gusa n'abahungu birakenewe abasore birakenewe barahohoterwa nabo sibyo no guhohoterwa nabo ubwabo guhohotera igihe batabyiramo uruhare yego ngo mwegera abana b'abasore mubagira inama mabwira ati rero wenda nk'urugero nka guverinoma yacu nikunda kutwegera hafi begera abasore bababwira ati rero bana batoya mufashe bashiki banyu hari abafite impamvu zinizi nuje afite impamvu ni mugira inama ese koko nibya binaze no kugira umuntu akoreshe n'agakingiro mwikingire siko bigenda ariko mureke kuvuga ngo ukoze ikintu ejo cyangirije mugenzi wawe ubuzima urumva tugira uburyo tubyitwaramo gutyo kandi na leta ibidufashemo n'ababyeyi babidufashemo n'abandi bana bagira ukuntu babidufashamo. Okay, reka tugushimire cyane by'imvamutima ibitekerezo byawe ni nyamibwa abakunzi b'Umwana TV ubuyobozi bwacu bwose ntekereza ko nimba waraduflowinze iki kiganiro nawe cyakugeraho kandi ni byiza ko wagisharinga kikagera no hirya kugira ngo ejo koko dutegure ubuzima bw'ejo hazaza. Tugushimire cyane Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane ahubwo gusa hari akantu ufite ko kongeraho. Yego ndizera ko iyi TV ntakurikiranwa n'abanyarwanda gusa yego n'abagande barayikurikirana n'abandi voilà wa cyane rwose hari abantu bajya batwandikira reka mbere mu Rwanda mbabwira reka mbere Uganda mbabwira n'abandi bose mbabwira hari akantu nanditse karavuga ngo uyu muto yatari n'impisa murekoyo uyu muto yatari n'isura murekoyo ujye unasobanura kugira ngo ngo uwo mubye uwo muto udafite ingeso mureko uwo nguwo udafite inyabupfura mwihorera uwo nguwo nabagusange n'uwawe yego uyu muto yatari n'isura murekoyo uwo nguwo urimo gusanga udafite aho kuba mureko uwo nguwo nawe n'uwawe abazade bahitamo impisa abazade bahitamo ekubo ryahiteyo ababyeyi nibo bahisemo inzira uwo nguwo arimo gucamo uyu muno uwo ni mugenzi wawe uwo ni mugenzi wawe uwo ni mugenzi wawe avuga ngo muzade kigwasura umwana nagenda ubundi se uri mubyeyi iki ushobora guta umwana ukagenda muzade kigwa remese umwana ne mama uri mubyeyi iki ushobora gutandukanya umwana na nyina empisa kisa cya mama kifuna cyari muto ingeso cyangwa ikinyabupfura ni muheze umubiza mama azereza umwana akiri mutoya empisa mu kifuba cya mama muri remese umwana muto ingeso cyangwa gutera igikwasi cyangwa gutere gushomba urushinge mu gituza mu mutima w'umubyeyi wa mama no kumutandukanya n'umwana wakiri muto uwo muno uwo ni mugenzi wawe uwo ni mugenzi wawe uwo ni mugenzi wawe ntako ngabo. Turagushimiye by'imvamutima Imana ikomeze ikwagurire nawe imbago tugitangira nababwiye ko uri umuhanzi utaha tuzavuga ku buhanzi bwawe ibitekerezo uhaye Umwana TV Imana ikomeze yagure ibitekerezo byawe bibe byinshi komeze ufashe igihugu muri rusange yego amagara mazima niyo tukwifurije ni ijambo twasanze abakuru bakoresha. Tubashimire cyane namwe bakunzi b'Umwana TV mwadukurikiye aho muri hose ibyo murimo byose Imana ibaha umugisha kandi muzirikane ko burya umwana n'ubuzima ejo azaba umukazana wawe ejo azaba umukwe wawe icyo usabwa gusa ni ukuba ijisho rya mugenzi wawe kugira ngo uru Rwanda twifuza rugende neza twe kuba nk'abanyamahanga twebwe dufite indangagaciro zacu kandi za kirazira ko umwana agira uburere ariko burimo n'indangagaciro igihe gikwiriye umwana akaba umugore akaba umugabo igihe gikwiriye umwana akaba umuyobozi mu buryo bwose butandukanye. Ku Mwana TV rero impano zigiye zitandukanye mujye mwibuka kuduhamagara abafite ibitekerezo namwe ni muduhamagare kugira ngo byose tubikusanye kandi tugende dukomeza guteza imbere igihugu cyacu ibintu bigende neza. Twari kumwe n'uyu mujene ariko mbibutse ko ari umuhanzi ntabwo tuvuze kubye cyakora link ye twashyize hano mu rubuga wamusura nawe ukamuha amaboko tugafatanya nyine nkuko nabibabwiye burya ngira nkugire niko gaciro k'umunyarwanda. Reka mbashimire babwira ko biganiro byo ku Mwana TV nakagaruka ariko kandi ntimukibagirwe guteganyiriza abana muri ejo heza n'ikigega igihugu cyacu cyashyizeho kugira ngo ejo umubyeyi ateganyirize umwana hanyuma ubuzima bw'umwana buzagende neza. Ni konte iba muri banke zitandukanye wasabamo iyo serivisi bakayiguha ugateganyiriza abana bawe n'abakuru namwe ntimucikwe. Reka mbashimire nitwa Emmanuel Kanani ikiganiro nakagaruka ku Mwana TV hirya no hino amahoro y'Imana abane namwe.